nshuti mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu aho mugiye muherereye hose, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kandi Imana ikomeze kubafasha mu byo mugerageza gukora byose. Nk'uko mubazi mubamenyereye nko kunjana cyangwa se kuririmba indirimbo zo guramya no guhimbaza Imana, dore ko amazina yabo ni Vestina na Dorcas. Umwe ni Vestina undi Dorcas, dore ko baherutse kugira igitaramo muri Canada, dore ko aha ariho bari basohokeye muri Canada gukora cyangwa se guperforminga kuri stage, dore ko habereyemo udutendo tugiye dutandukanye, udusha tugiye dutandukanye, dore ko batunguranye muri Canada bakabasha kuba bakora ibintu birenze, dore ko bashimishije abafana bikabarenga. Reka rero turebere hamwe utwo dusha twabashije kuba twaberamo, dore ko Dorcas yabashije kuba yamererwa nabi ari kuri stage, bityo bigatuma abasha kuba yadwa hasi ndetse akaba yajanwa no mu bitaro. Kandi uyu Dorcas nawe ariko abafana nabo nk'uko yagiye abyitangariza byaramutunguye, byaramurenze, abafana benshi cyane amarira aratemba ku matama, aravuga ati se Mana, ibi bintu bishoboka bite? Dore ko aba bakobwa cyangwa se aba bamenyereye ku ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, dore ko bigirira umutima mwiza kandi woroshe, dore ko basabana na buri umwe wese, dore ko Canada bahuriyeyo n'udusha dukaze, dore ko bahuriyeyo n'utuntu twinshi turenze. Reka tubirebe tumenye buri kimwe cyose. Ubwo bari mu gitaramo, dore ko hari ku mugoroba bari mu gitaramo bishimye, ariko mubona ko Dorcas we atarameze neza, byabashije kuba byakomera akabasha kuba yadwa hasi bitunguranye, kandi yari yajanye n'ibyamamare bigiye bitandukanye nk'umuryango wa MI nk'uko mubizi rero, dore ko harimo Chris Junior Giti ndetse n'uwo bita Niyo Bosco na Daddy wabo ariwe bita Irene Murinda Habi na Dorcas na Vestina, bose bari bahabaye, dore ko na Aisha yabashije kuba yajyana nabo muri byo byishimo, dore ko nk'uko mwagiye mubibona rero, ubwo intege zari nkeya ku mukobwa bita Dorcas, ariko Vestina we yarakomeje araririmba, dore ko yari mu mavuta. Dorcas byarangiye bimuguye nabi, abasha kuba yajyanwa mu bitaro kugira ngo bamwiteho, dore ko intege zari nkeya ubwo yari kuri stage. Ariko abenshi bagiye bavuga impamvu zishobora kuba zabimuteye, bakagenda bavuga ati se kubera iki ashobora kuba ari we waguye kuri stage. Ariko nk'uko abenshi bagiye babibona, nk'uko mwakurikiranye kuri live igitaramo cyabo, dore ko haguye abafana benshi. Rero ibi bishobora kuba byarateye kugwa hasi, dore ko hari abantu benshi, dore ko abafana bazamutse kuri stage ari benshi, babasha kuba bacuranwa umwuka. Dorcas ariko we dore ko ataranameze neza, bityo rero bimuberamo ibibazo, abasha kuba yadwa hasi bitunguranye. Abenshi bavuga ati se bimeze bite? Ati se bwari uburwayi, dore ko yaguye hasi bitunguranye bitamenyesheje n'abantu, dore ko atagaragaje ibimenyetso, yahise adwa hasi. Ariko nuko rero nubwo byagenze utyo ntibyatumye igitaramo kidakomeza, dore ko
umukobwa bita Vestina yahatwitse akabasha kuba yakora ibikomeye, abafana bakishima bakazamura amaboko bakavuga ati aba bana cyangwa se uyu mukobwa afite amavuta yahawe n'Uwiteka. Rero twakomeje kubana muri iki kiganiro, kora subscribe.